ntugakunde kuzamukira mu marira y'abandi. Wowe unkurikiye w'injajwa, wowe kanwa kagamba, wowe gateranya. Reka mbaye inkuru rero bakunzi ba Mama Zuru, ngiye kubaha inkuru ibabaje. Ntujye kure, ubikurikire neza nawe utanga inama muri comment. Nta kintu kibabaza nko kugambanirwa n'inshuti n'uwo wita ko ari inshuti yawe, akakugambanira akakwirukanisha mu kazi, bikarangira Imana ikugiriye neza kubera yuko imigambi mibi y'abantu ntabwo ari yo y'Imana. Buryo umwanza gucira kobo, Imana ikagucira kanzu. Reka ngushimire wowe ukunda kureba Mama Zuru official, nguhaye ikaze kandi ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose hobe. Ikaze mu kiganiro cyacu isomo ry'ubuzima na Mama Zuru. Ntatinze rero ntagiye kure, birababaje cyane. Mperutse kuganira n'umumama, ntabwo ari inshuti yanjye komutera, ahubwo ajya mbona muri ibi biganiro byanjye, akabona ngira abantu inama, akabona nganiriza abantu, akabona ndi inshuti y'abantu bose, akabona ndungo n'umumama. Mbese nuko yambwiye, duhura tunaganira nuko yambwiye. Yarambwiye ati Mama Zuru, njya mbona ukora ibiganiro rwose buri munsi ugira abantu inama, mbabarira ubwira aba bantu kuko twebwe ntabwo tujya tugera ku ma social media kugira ngo tujye kubivuga. Mbabarira ugende umvugire. Umugore yari afite agahinda kenshi cyane, yabimbwiraga arira amarira amanuka rwose, ubona yuko ikintu cyitwa umuntu ahise akivaho burundu. Nese byakugendekeye gute mubyeyi? Ati ndakubwiza ukuri mubyeyi, nawe nkuganirize nkubwire ikintu cyambayeho cyambabaje, ariko kandi kubera inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Hari igihe shitani atera ikibazo, Imana yateguye izindi nzira nziza cyane umuntu agomba kunyuramo. Ibyo byose twabibona yuko ari ikibazo kibaye, nyamara ari igisubizo kigiye kuba. Nimubaze ngo byagenze gute? Yari ari mu kazi akora rwose, nta kibazo afitanye n'ababosi be, bose bakora neza, mbese ni ikigo cyari kirimo abakozi benshi. Ariko noneho uwo mumama wamuteranyije yari ari muri ntuzaye muri departement yiwe, mbese bahuje office, mbese bakora akazi kamwe. Agira gutya, noneho nyamugore wundi w'umugome wamugambaniye aricara, noneho baraganira, arangije avuga ati sha, amubwira yuko afite umushinga agomba kubwira bosi we kugira ngo nyine bagure iyo mirimo yabo, nyine ako kazi kabo ho basabye akazi nyine aho barimo gukora. Noneho akaba yari afite igitekerezo kiremereye cyane kizatuma uwo mushinga wa mbese bosi wabo yaguka cyane muri izo gahunda z'akazi kabo. Akaba afite igitekerezo rero, arangije yicaza mugenzi we ati sha, mfite umushinga, afite igitekerezo, n'ubashaka kuganiriza bosi azabikore, turebe ko iterambere rye rizatera imbere, kandi niyatera imbere nawe natwe tuzagira gute, tuzazamuka. Nibaza yuko azatwongerera umushahara kuko ibitekerezo mfite byarenze ubwenge bwanjye, bifite imbaraga, simfite uko nabikora, simfite ubushobozi, ariko bosi arabufite. Umva umugore ati kagira inkuru, mbwira umushinga umeze ute rero? Umugore aricara amutekereje kuva ku kambere kugeza ku kanyuma, aravuga ati boss aramutse akoze ibi, akagira gutya, agakurikizaho ibi, ni ukuri kw'Imana kampani yakwaguka igatera imbere ku buryo yazajya imwinjiriza abantu bose bagatangara. Ati ibyo nge namye mbitekereza ko nabigira umushinga, mbura ubushobozi, mbura aho nahera, mbura aho naganisha, mbura aho nagira gute. Kumbe nyamugore amufitiye ishyari kuko mama yari umunyabugenge cyane. Yaranganije arambwira ati ngewe ngira ibitekerezo bigenda bikandusha, bikandemerera. Noneho iyo ngize gutya nkabiganiriza umuntu, aragenda agatera imbere kandi bikagenda neza. Ngiye nananiwe kwiteza imbere kubera yuko mfite ibitekerezo ariko nta mafaranga mfite, nta bushobozi mfite. Ababinaze mu matwi ya wa mugore. Amaze kubimubwira, umugore aragenda. Buriya mureke mbabwire, noneho hari abantu bazi icyo bita gucinya inkoro, abantu bazi guhakirizwa ku babosi babo, ku bayobozi babo, ku bantu babakoresha. Uwo mugore rero yagiraga iyo defongo yo kujyana ibintu by'amagambo, kubwira bosi we iki n'ibiki. Umugore agahora yicara mu nshuti yake, yicara amubwira ati ariko
hari amakuru njya numva mu bakozi kujya kubateranya. Kuri inshuti yanjye wambabariye ukajya ureka ikintu cyo guteranya ko burya iya karemye ari ikamina. Nyine numva yahoraga yumva hirya no hino abakozi bamuvuga bavuga bati kubera iki ugira gutyo ukajya ukateranya. Nyine yahoraga yumva utuntu kubera ko bari inshuti, agahora amubwira ati wajya ureka guteranya abantu ko ndimo kumva amakuru avuga ngo runaka ngo wagiye kumurega kwa shefu yaba yagiye nko mu tuntu mbese yacomotse, yagiye nko mu tuntu tumureba. Tuvuge nk'urugero, tuvuge nk'umuntu yarwaye cyangwa yarwaje umwana, nuko nguko ngo byagendaga muri kampani yabo. Noneho kubera ko boss wabo batahoraga ajya kugenzura abakozi n'iki, noneho umuntu akavuga ati okay, ndwaje umwana, reka ngire gutya nyaruke ndomuke mujyane kwa muganga, nimara kumvuza mite ncomoka ngaruke boss ntari bubimenye. Nyamugore nyamagambo nyagucinya inkoro, akitonda akagenda akanyonyumba, yabona wa mama yagiye akagenda akabwira boss ati boss atuze n'ikindi, ati kanaka yagiye adasabye uruhushya, yewe ngubu ntabwo ahari, agagenda agahimba. Noneho ngo agahimba nibyo batakoze sha. Noneho uwo mushuti akajya ahora amubwira ati koko tumaranye igihe tuziranye ko ibyo bintu rwose atari byiza, wakwihanganya ukajya ureka kugabanya amagambo. Niba umuntu akoze ikintu kitamuganisha mu kwirukanwa mu kazi cyangwa se mu kwica akazi, bikumariye iki? Ko bari kumwe n'abagenzi bakuvuga ati mundebe ndanyarutse ndagiye ndwaje umwana ngiye kumucomokana mujyane kwa muganga. Kuko hari igihe abantu barwaza, ariko man, reka mbabwire inshuti zanjye mwebwe munkurikiye, hari abantu bagira ibibazo bahora barwaza, none ubwo arasaba impushya bikagorana. Afite nk'umwana mutoya, bugacya akaba yarwaye ibicurane, bugacya akaba yarwaye angine afatanye mu muhogo, bugacya akaba yarwaye bronchite, gusaba uruhushya akabona birimo kugira gute kugorana. Noneho uwo mugore yamara kumenya, kuko we kubera uwo mugore yahoraga arebuzwa, areba abantu barakora bate, aba bimeze bite, mbese ubona yuko rwose aticara. Ikikubwira umuntu w'injajwa. Ikindi cya kabiri, ikintu kikubwira umuntu w'injajwa, ahora yikundishwa ku babosi, bandebe banshime, yakerekana ko ari buzi ibintu, yagera ahantu akigira umuyobozi, kandi ngo batamuhaye kuyobora, yaba mwicaye nka gutya boss ari hariya, mbese habaye nk'ikintu tuvuge nk'akantu kabahuje, ukabona arashyashyanye, haragiye yicara iruhande rwa boss hivugishwa. Abo bantu tujya tubabona, duhura nabo, abo turabazi natwe. Noneho mu mama umva agahinda ke rero, noneho agize gutya amukubise uwo mushinga, abiganirije uwo mushuti, iyo nshuti ye y'inkoramutima. Ntamaze kuyimukubita abita mu gutwe, avuga ati okay. Uyu mushinga aho kugira ngo uyu mugore agenda awubwire boss, pfa kuba nkumvise, abawugize uwe. Abawugize uwe, arakugendeye no kwa boss we. Ageze mu ofisi nyine ubwo aricara, urumva ngiye ndimo kubishushanya ukuntu yagendaga, kuko uwo mama nyine yarambwiye ati yaragiye ajya mu biro bya boss, umva yamazeyo ngo nk'amasaha 2 atavayo. Arakugendeye, akubise umushinga, aramubwiye ati boss ngiye mfite igitekerezo, nari ibintu natekereje bishobora kuguteza imbere, kandi nyamara nutera imbere natwe uzatuzamura, kuko uyu mushinga rwose niwe ufite ubushobozi, gira gutya nugira ibi uzabona ibi. Aramutondagurira neza, aramutondaguriye. Boss ati what? Atuzi ko ibyo bintu ari byo koko? Ati ibintu bitekereje ute? Undi ati rwose boss, ati mpora mparanira iterambere ryawe. Ubwo ndimo gutekereza ukuntu yari arimo yigira imbere ya boss, rwose ibiki n'ibikimba numva iterambere ryawe ryo ryacu, ibiki n'ibiki bla bla bla. Maze si ukuvuga koko. Nuko byaje kurangira rero wa mu boss ashyize mu bikorwa wa mushinga, wa mu mama. Noneho rero icyakurikiye mana gikomeye cyane kinateye n'agahinda, yaragiye ateranya uwo mudamu, aramubwira tuzi boss, utuzi kanaka, ngo ubwo nawe ufite umukozi, nguriya ngwiba ruzi ko ari ugiye gushyira hasi kampani yawe kubera ukuntu yigize na Joy, yigize umunyabwenge, yigize umuntu ngo aramuteranya mw'abantu. Uwo mudamu yabimbwiraga rira, ambwira ati mumazu wambabura ugahereza isomo aba bantu koko njye mbona wigisha ibintu ugira abantu inama, wambabure kuko ukabwira abantu ko guteranya abantu ntacyo bimara, nta uburiya ntugakunde kuzamukira mu marira y'abandi.
wowe unkurikiye w'injajwa, wowe kanwa kagamba, wowe gateranya, ujye umenya yuko uwo nguwo uteranya ntabwo ariyo wamushyizeho. Ushobora guteranya umuntu ari imfubyi, ushobora guteranya umuntu ari umupfakazi yirya akimara, ushobora kugenda ugateranya umuntu bakamwirukana ariho yakuraga imibereho, Imana ikazaguhana yihanukiriye wowe utabizi. Iyaba wari ubizi ibyo bintu. Byaje kurangira yaramuteranyije, simba igiye muri detail, nagira ngo gusa mbwira abantu ko ibyo bintu atari byiza. Byaje kurangira uwo mugore yirukanwa, yabaye umwanzi wa boss pe. Madama uwo mumama ahora abona yaramuhindutseho, yajya kumubaza ibintu bijyanye kumuha ibintu by'amaraporo, ukabona ntamwitayeho, ukabona ibintu byose mbese umva byabaye bibi. Biza kurangira bamuhaye letter yo kumwirukana mu kazi. Umudamu ati nziza iki boss? Ati akazi kawe igihe cyo wagomba kumara hano cyarangiye, ndumva atari ngombwa ko wanasobanuza ibintu byinshi, ino ni letter kwirukana kandi n'uburenganzira bwanjye, ninjye ugena igihe wagomba kumara hano, n'igihe wagombaga n'igihe wageneye igihe waziye hano, ni nanjye ugomba kugena igihe wagombaga kuhamara. So akazi kawe karangiye. Inshuti zanjye, byarangiye yirukana. Mu kumwirukana kwe rero ariko bana mureke mbabwire, wa muntu uteranya, yewe muntu nyumva, ushobora kuba uri umugore, ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umukobwa, ushobora kuba uri umuhungu, ukajya gucinya inkoro, ucinyisha inkoro abandi bantu, ubateranya, utuma abayobozi babayobora babanga. Reka nkubwire, ibyo bintu urimo ukora bizakugarukira, uzabona ingaruka yabyo nyuma. Uzi si byabaye? Imana ni nziza cyane. Umudamu yarababaye, yararize, nukuvuga ngo anganiriza, yarambwiye ngo yamaze ngo iminsi igera muri 4, ndabyibutse neza iminsi igera muri 4, ngo adasinzira aragenda arwara umutwe udakira, aragenda agira agahinda, yanga abantu, ariyanga, kurya biranga, ibintu byose biranga, aravuga ati kanjye karashobotse, ndapfuye birarangiye, biragenda biti, ubu ndabaho gute nta kazi, nzizi iki bigenze biti. Noneho na communication y'awa mugore nayo ibirakatitse, yanjajwe, habe no kumusura, habe na telefone, habe no kumuha pole. Byarangiye avuga ati niba bigenze gutya, reka ndebe ukuntu nihangira imirimo. Uzi ukuntu byagenze, yahise avuga ati okay, reka nitangirire kwicururiza, nkora utu business twa hato na hato, nige gucuruza nubwo ntabizi, ngerageze. Umugore yaragiye yiga gucuruza, urumva neza, ariga rivuga ati ibintu ngomba kubikora, mparanire kwigira, sinzongere gusuzugurwa n'umwana w'umuntu, kandi ifite ubwenge, ntaramugaye, mfite ibitekerezo. Ahita yishingira utu business. Ageze mu rwego rwo kujya kurangura mu Bushinwa. Nyamugore nta nubwo umushahara bawumwongereye, ko biri kose ntabwo yigeze azamuka ngo bibone ko ari ikintu cyahindutse ku buzima bwe. Uyu mubyeyi w'inzirakarengane yaragiye atera imbere, arakira, ubageze ku rwego rwo kurangura mu Bushinwa. Murumva ibyo bintu? Rero nkubwire wowe munyamatiku, wowe muwanjajwa, we ujya guteranya abantu, buriya Imana niyo ibifite ubuzima bw'umuntu mu kiganza cye. Uko niko kuri. Imana ushobora kwirukanisha uwo muntu kuri ako kazi kabiri, nyamara Imana yateguye iterambere rye, agiye gutumbagira ku buryo uzajya umureba ukamuyoberwa, nta naho muzajya muhurira. Uko niko kuri. Wowe uzaga muri hasi, kandi buriya ntugire ngo ntibakuzi, urazwi. Wowe wanjajwa urazwi, ujya gucinya inkoro ukajya kuvuga abantu bateranya, urazwi. Ntugire ngo ntibakuzi, ubikora wihisha ukajya ngo ntuzwe. Meme nabo babosi bakureba, bakumva, nabo bameze nkawe, bagashyira mu bikorwa, nabo bameze nkawe, ntibazatinda kubona ko bibeshye. Kuko Imana ifunga akagezi yafukuya irindi riba. Urumva neza? Imana ariko murayizi. Iyi nkuru nyibabwiye mbabaye, ngira ngo mbwira abagore bose n'abakobwa n'abagabo, abantu bose muzi ko mufite iyo ngeso yo kwikundwa akaza kuba bakoresha, mukagenda mukigira abanyira ndabizi, ukagira ngo abo muteranya bo nta kintu bazi, buriya babarimo babazi, kandi ntacyo muzabakoraho kuko Imana niyo igena byose. Sibyo? Reka ndekeraho, murabyumvise, mbahaye ubwo buhamya.
mwumve ko Imana igira neza, ukuntu agiriye neza uwo mumama, uwo mugore nawe gateranya nta naho yageze, nta naho yavuye, nta naho yageze, nta nubwo atera imbere, nta nicyo yiyunguraho, kubera ko Imana burya ihora ihoze. Umuntu wese uzaguteranya aza umva, turiho kubw'Imana, tubaho kubw'Imana, turya kubw'Imana, turyama kubw'Imana, tuba bazima kubw'Imana. Nta mwana w'umuntu ufite ubuzima bwa mu kiganza cye. I'm telling you. Yes, wewe wakurikiye iki kiganiro, niba koko wafashijwe, kora subscribe, ukore comment, ukore like, ndetse niba byiza ugisangize n'abandi kugira ngo abantu babone isomo ryo guteranya ko atari ryiza. Tubabwire rwose ko atari byiza, nabo babimenye, hanyuma usanzwe ufite iyo ngeso yisubireho, wowe undeba ufite iyo ngeso wisubireho. Yes, munyemerere ndangiriza ahangaha mvuga ngo naho ubutaha. Bye bye.